ndagira ngo sabe umuhanzi witwa BULLDOG niba ari hafi BULLDOG aze mu ijambo rigufi rwose nk'umuntu wabanye na JAYPOLLY agire icyo avuga muri uyu mwanya wo kumuherekeza. Ni umuvandimwe barabanye igihe kinini. Akoze nitwa Ndayishimiye Bertrand, niyo mazina yanjye ababyeyi banyise. Iry'akazi ni BULLDOG. JAYPOLLY rero njyewe sinzi ko navuga ibintu byinshi cyane, kuko ibyo ntamubwiye wenda akiri mu buzima sinabivuga wenda aka kanya. Twagendanye urugendo rw'ubuzima njyewe nawe, nta nubwo bwari ubushuti gusa, byari bimeze twari nk'abavandimwe. Twari turyama mu nzu nta kintu dufite cyo kurya, dufite nk'amafaranga nk'igihumbi gusa, tukavuga ati ariko tuzabikora tubone amafaranga. Twavukiye mu miryango idakize, yari imiryango iri aho ngaho, ibintu bya hafi aho ngaho. Tukavuga ati ariko tuzabikora, tugasunikana. Nanjye agahinda ntabwo kashira aka kanya, ntabwo bishoboka, kubera ko gufata umuvandimwe, umuntu mwaryamye ku buriri bumwe, mwasangiye ibyo mwari mufite ubusa, ukabona umushyize mu itaka, ni agahinda gakomeye cyane. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri cyahawereho cyose kizasogongera ku rupfu, cyose kizasubira ku mwami wabo. Njyewe ndi umugaragu w'umwami, kandi nawe ari umugaragu w'umwami. Buriya uzumva indirimbo ze, ntabwo wakumva indirimbo ze zirenze 3 utarumva avugamo ngo Imana yamfashije ibi, yankize hariya, yankoreye ibi cyangwa biriya. Niko twahoze tumeze, kubera ko niko twakuze. Icyiza nuko twagize base nziza, yagize ababyeyi nkamwe mwamubireze, yarezwe neza. Polly ntabwo yarezwe nabi. N'ibyo yazize naho bamushyize ntabwo ndabyumva, kuko sinanabyemera. Nzanabihagararaho kugeza ku munsi uzongera gusubira ku Muremyi nanjye. Ni ubusa, ni ibintu by'ubugoryi, ni ibintu by'ubufu. So icyo navuga rero njyewe aka kanya, ntabwo ndi bujye kuvuga ibintu byinshi cyane. Kabaka yari afite abakobwa 2 beza cyane. Kihebe noneho ukuntu ari umuntu ugutangaje, nta mugore wamubeshya ngo amuvangire, never. Abana be baba basa nkawe, ntabwo baba batandukanye nawe. Nicyo cyiza yari afite, ubwo ni ubugenge cyangwa n'Imana yari yaramuhereje. Twese uko turi aha ngaha, Fifi naguhamagara, Fifi ni Rere Afsa, umugore wabyaranye umukobwa bita Crystal, umukobwa mwiza cyane. Haba Shadifa wabyaye Chloe, kuko Kabaka ari King Solomon, Imana yamwemeraga kugira n'abarenze 1 cyangwa 2. Ibyo ngibyo niko bimeze. Mwese muzatekereze kuri bari abana ba Kabaka, kuko yabahaye ubuzima neza cyane. Kabaka yafataga abana be neza cyane, yabagaburiraga neza, yabambikaga neza, yabakoreraga imisatsi yabo neza cyane. Twese uko turi aha ngaha, njyewe Afsa nampamagara akambwira ati Bertrand, hari icyo nshaka, byagenze gutya na gutya, mu bushobozi buke bwanjye mfite nzagerageza kumwumva. My very good sister Shadifa nampamagara, nahoze mbwira Shadifa, mubwira abantu bakaba kugomba kubahuza bari abakobwa 2, bakajya bamenyana, bagakundana, mukabumvisha imiziki yase, mukabamwereka mu interview yakoze, mukabereka ibitaramo yakoze by'agatangaza, kugira ngo nabo bazakorane iyo greatness yase. Ubwo icyo gitangaza se yari babimenye, abo bantu batangaje, nk'uko se nawe yari umuntu utangaje. Namwigiyeho byinshi,
njye nawe nitwe twakoze itsinda ryitwa Tavugamba, kandi nzakomeza mbiharanire. Ibyo twashwaniye dupfa twari dushwana kubera ko abavandimwe niko bigenda. Nawe umubabarire nkimenya amateka. Imana imubabarire nayo iyo yaba ari icyo yakoze cyayishimishije. Adonai Yehova Oduha umuremyi wacu azabimubabarireho, tuzongere guhura twese twishima tujya heza, kuko niyo nzira ya muntu. Twese nuko bizagenda. Murakoze cyane. Ugasiga BULLDOG, ntabwo waba uri kuvuga JAYPOLLY by'ukuri. Hano hari abaraperi benshi cyane babanye, usibye na BULLDOG hari n'abandi nigeze kubona, wenda bo kubera ko bagize akanya bakaza bakinjira aha ngaha, ubwo baraza no gushaka akanya badushyireho imirongo wa mugani wabo. Hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara, ariko hari n'igihe urupfu ushobora kurubyazamo ibyishimo, cyane cyane iyo ubonye imbaga nk'iyi iherekeje umuvandimwe wawe, wavuga uti biramaze, arapfuye aragiye, ariko nibura asize abakunzi. Abari mu nzira mwabibonye, twabonye ko ibyo ari byo byose atabanye n'abantu nabi. Pasiteri Kare yabivuze, yahaye igihugu ibyishimo, yahaye urubyiruko ibyishimo. Ni nayo mpamvu twifuza ko nta muntu uri butere amahane kuri uyu munsi wo kumuherekeza. Reka dusabe uwera Jean Maurice si asabye umwanya muto. Hari umubyeyi ntabwo ari hano, ariko yifuje gutanga ubuhamya gato, kandi mu kanya turakora umuhango watuzanye, cyane cyane ko tutagomba no gutinda aha. Nabyo ni ibintu by'agaciro mu rwego rwo kwirinda cya cyorezo turi guhangana nacyo muri iyi minsi. No, reka Maurice. Hello. Ufite umunota umwe, hari abantu benshi bagukurikiye, turimo gushyingura Polly, umwanya ni uwawe. Hello. Wenda ndabona Bukuru akivuga, wenda bashimiye cyane ku wenda kumva. We bonsoir. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ndatangira mvuga ngo ijambo ry'Imana. Yes, ndakumva. Ayo ni amajwi ari kukugarukira, wowe vuga ntugire ikibazo. Muri Yohani ibice 5 umurongo wa 28 kugeza kuri 29 hatubwira yuko hazabaho umuzuko w'abapfuye bose. Natwishime Joshua, nari narahimbye akazina ka Polly kubera ko nifuza ko umwana wanjye azakura yerekana ko yahawe uburere, azazuka. Ni ibyiringiro biva ku Mana yandikishije muri Bibiliya, biraduhoza amarira igihe cyose duhuye n'akaga nk'ako ngako. Ndabashimiye, ndabakunda cyane mwese, kuko twese turi Abanyarwanda. Mwakoze gutabara umuvandimwe wanyu, kandi nshimiye BULLDOG uvuze ko azajya ashobora kuba yafasha Crystal na Chloe. Mwese Imana Yehova ibaho umugisha. Murakoze. Arakoze. Ni ubutumwa bw'umubyeyi aduhaye. Mama wa Polly ntabwo ari hano, ari hanze,
ariko dufite na nyina wabo ari nawe mukuru, umubyeyi wacu twese, ariko si we duha ijambo uyu mwanya. Turaza gukomeza mu kanya gatoya, ariko weramba hafi mubwire mbanze Sharifa, mbanze ndagira ngo babana BULLDOG yaratubwiye ababyeyi babo bazane hano babana, bariya bana ba nyakwigendera uyu munsi duherekeje ari we Tuyishime Joshua. Ndasaba abana be ko bahaguruka, muze hano mama, muze hano, harimo n'abatari babazi. Ndagira ngo nabangaba twabishimira, naba umuvandimwe asize. Mukanya twari turi kuganira n'abantu baravuga ati ariko nubwo nyakwigendera agiye ari muto, ariko dushimye ko asize imbuto. Burya kugenda uri umusiribateri cyangwa nta kintu usize uzibukirwaho, cyaba ari ikintu kibi cyane. Uzimiye, sinzi umuntu unyunganiye, umuntu abazimiye. Ariko hamwe n'aba bana beza, manura gutya sha bakurebe, nawe manura sha. Urabona abana atarabo kwishimira. Ndagira ngo aba bana BULLDOG ubutumwa atanze, aba bana ba JAYPOLLY tubibuke, tubafashe, tubabe hafi, tubabungabunge. Ndagira ngo mbabwire, burya umuhanzi ni nk'umuhanuzi. Umuhanzi ntapfa. Hari ibihangano bye byahanzwe yasize n'uyu munsi biri gukora. Ndagira ngo nkuko Uwera Jean Maurice ari we ucunga, usigaye nk'umuryango acunga inyungu zabo, azadufasha ibihangano bya se uyu mwana aho biri hose, azabikusanye, bizaba rero kugeza barangije kaminuza bose bashatse abagabo. Urabona ko ari abakobwa kandi bazashyingirwa kandi bazatungwa n'ibihangano bya se. Imyaka 33 yakoze, aba bana bizabafasha. Ubutumwa twatangaga rero, twagira ngo n'umuntu uzaho biri hose ibyo bihangana bitwegereze hafi. N'ufite gahunda yo kubicuruza mu buryo butemewe, aba biretse tutazabona urubyiruko asize rushonje tukabyibagirwa, kuko ubu twebwe turaza tugashyingura, twamara gushyingura tukagenda tukabyibagirwa na ya marira twaririye mu nzira, twaririye mu muhanda. Kandi ni byiza tugaragaze emotion zacu, ariko tubyibagiwe twaba twibagiwe aba bana. Ntabwo twaba twibagiwe JAYPOLLY, ahubwo twaba twibagiwe izi mbuto ze, twaba twibagiwe n'abari abafasha be. Aba bana ntibarashobora kuvuga. Ndagira ngo tubasabe bicare, ndagira ngo bicare, ariko ndasaba uriya mama uyu nini Fifi aze, ndashaka kumuha umunota umwe wo kuvuga. Nta muntu ufite sanitizer hafi?